Imbuto ni bimwe mu biribwa bigira akamaro gakomeye ku muntu iyo ziriwe neza kandi mu buryo buhoraho ngo zongera ubudahangarwa bw'ubuzima mu buryo butandukanye. Uyu munsi urubuto tugiye kugarukaho ni urubuto rw'indimu. Rumwe mu mbuto abahanga bemeza ko rukungahaye kuri vitamine C, ikaba inafite akamaro kanini karimo ko kurinda uturemangingo tw'umubiri w'umuntu cyangwa se cellule mu ndimi z'amahanga. Mu bushakashatsi bwakozwe n'urubuga medicalnewstoday.com bugaragaza ko kurya urubuto rw'indimu bigabanya byinshi mu bibazo bikomoka ku kutagira vitamine C, ndetse umuntu uyirya kenshi ngo aba afite amahirwe make yo kwandura indwara ya kanseri. Usibye vitamine C, indimu kandi ngo ikungahaye cyane mu ntungamubiri za potassium, acide folique, calcium, thiamine, niacine, vitamine B6, phosphore, magnesium, cuivre, riboflavine, acide pantotenique n'izindi. Imwe mu mimaro bivugwa ko indimu ifite harimo no kuba ifite ubushobozi bwo kuba yagabanya ibibazo byo kugabanuka kw'amaraso ajya ku bwonko. Uku kugabanuka bishobora gutuma ubwonko budakora neza. Mu bushakashatsi bwakorewe ku bagore bagera kuri 19% barya ibiribwa birimo vitamine C, byagaragaje ko byabagabanyirije ikibazo cy'igabanuka ry'amaraso ajya mu bwonko. Nk'ikiribwa gikungahaye kuri vitamine C, indimu n'umutobe wayo bifasha mu kurwanya kanseri. Kurya indimu y'umwimerere cyangwa se idashaje bifasha uruhu guhangana n'imirasire y'izuba ndetse bikarurinda kuzana iminkanyari. Ibyago byo kurwara sima bivuga ko biba biri hasi cyane ku muntu urya indimu ku kigero cyo hejuru. Kurya indimu ngo byongera mu mubiri intungamubiri yitwa iron. Iyo umubiri wa muntu iron yabaye nke bituma amaraso agabanuka ndetse n'umuvuduko ukajya hasi ugereranyije n'uw'umuntu ufite intungamubiri. Ikiyongereye kuri ibi ngo nuko indimu yongera ubwirinzi bw'umubiri. Muri rusange ibiryo bikungahaye kuri vitamine C bifasha ubwirinzi bw'umubiri mu guhangana n'udukoko dutera ibicurane n'utundi duca intege umubiri wa muntu. Imwe mu yindi mimaro indimu ifite harimo kuba indimu zibiribwa bihase kugira ibara ryirabura. Ubundi iyo wahase imbuto zitandukanye nka pome, avoka cyangwa se ibiribwa bisanzwe nk'ibirayi, amashu n'ibitoki, nyuma y'iminota mike bigenda bifata ibara ry'umukara. Ibi biterwa n'uko umwuka ubakoze akazi kawo ukabyara ingesi iyo uhuye n'ibigize izo mbuto. Abahanga bakaba bavuga ko mu gihe umuntu ahase bimwe muri ibi biribwa akwiye kubitonyangirizaho umutobe w'indimu kugira ngo yirinde ko biba umukara. Usibye umumaro kandi abahanga mu by'imirire bemeza ko indimu ishobora kuba isoko y'akanyamuneza. Ubushakashatsi bwagaragaje ko zimwe mu ntungamubiri zigize ibishishwa by'indimu zibasha gukorana n'amarangamutima y'umuntu bityo bikamutera akanyamuneza. Bavuga ko uburyo bwiza bwo kugiramo akanyamuneza gaturutse ku ndimu ari ukuyinywa mu cyayi wayishyiranyemo n'ibishishwa byayo. Bivugwa kandi ko indimu ishobora kugira uruhare mu gusibanganya inkovu. Inkovu zivugwa ahanini ni inkovu ziterwa n'uduheri. Indimu ibasha kwica udukoko cyangwa se bagiteri zitera ibiheri ari nazo zitura ku ruhu tukazana inkovu. Bivugwa ko umuntu ashobora kwihanaguza umutobe w'indimu aho afite inkovu cyangwa se akawumena mu mazi ari bukarabe ahari ikibazo. Ikindi kandi ngo indimu igira uruhare mu guhashya umwuka mubi w'ibirenge. Nk'uko twabivuze haruguru, indimu ibasha kwica udukoko dutera ibibazo bitandukanye ku mubiri w'umuntu. Niba ufite ikibazo cyo guhumura nabi mu birenge, ngo ni byiza ko umuntu yafata nka santilitiro 6 z'amazi agashyiramo umutobe w'indimu imwe nini maze akayakaraba ku birenge kandi akabikora buri munsi. Ibi ngo byibuze akabikora mu gihe kibarirwa mu byumweru 2. Kuri iki kibazo inzobere mu by'ubuzima zinatanga inama yo gushyira inkweto mu ishashi ubundi ukazibika ahantu hakonje cyane nko muri frigo, uko iyo zinuka bucya zarekeye aho kandi bigafasha ibirenge bizisubiyemo koroherwa. Bivuga ko indimu ishobora gusubiza ubushyashya salade yawe, leti, amashu cyangwa se ibindi biribwa bifite amababi cyane cyane byifashishwa mu gukora salade. Ngiyo byabitswe igihe kinini mu bukonje nko muri frigo bitakaza amazi bigasa nk'ibyumagaye cyangwa se byashaje. Aha rero indimu ishobora gufasha kubigarurira ububisi.
ibi bikorwa umuntu ashyira amazi akonje mu gikoresho nk'igisorori cyangwa se isafuriya, hanyuma akayavanga n'indimu, ubundi akarambikamo ya mababi yashaje mbere yo kongera kubishyira muri firigo. Bivuga ko nyuma y'iminota mike ya mababi usanga ameze nk'uko wayahashye ari.